kuvuga ngo ntabwo ndafata decision ariko ndatekereza ko next week nzaguha information zose ushaka ko tuzanatangira urabizi n'umuntu wanjye abo kazi rwose ndakemeye ndahari count on me urabizi n'umuntu wanjye ugomba kuyinywera yishimye cyane kandi bakoze kugira icyizere nzakubera umukozi mwiza Okay, Joey. Nyine nanjye ndishimye cyane pe. I'm happy for you. Ndanezere ku bwawe kandi nuko tuzakorana neza. Urabizi ko duhuza cyane. cyane Ariko uvuga ukuntu uri gusa neza. Shatse akazi kacu maze kazaba kameze neza. si imyenda se fashion skilling time Ni bya biretse ntabwo ugihinduka. cyane rwose Icyo ngukundira. Okay, rero nanjye amasaha arimo kungendana. Sinzi shobora kugusiga. Kimwe n'utuje nta kibazo ngewe kwihuta ariko turavugana kuri phone. Ubizi contact zanda zifite twavugana WhatsApp cyangwa se ko bisanzwe ko sinzi ariko urakoze cyane duhana information uko kose ibyo urakoze kandi next cyane week nizigire kuzaba uri mva witeguye ready kabisa urakoze cyane tukunza tuvugana isi urakoze cyane ntabwo nkwerekeza ariko ntacyo bitwaye ntabwo ndabisezera thank you urakoze sibyo kuzingira gusiga sibyo nze ko ntacyo bitwaye urakoze Chris twiganye ejo bundi ari njye mukopeza abaye manager w'uruganda oya ngomba kugutegura urukundo Chris ugomba kunkunda umwana nizera ko amakuru utari bubabare pe nizere ko bitanakurijije rwose sibyo basi nyine wihangane ntabwo wenda bwa mbere nzabikora ariko sinzi ko n'ubwa kabiri nabishobora sinzi pe ntabwo nabikwizeza ko buri munsi tuzajya tuba turi kumwe sinzi Kishoma kamubwira nawe rega sinzi urabizi ko simpamvu byirengagiza urabizi nta wundi muntu wo kuganira nawe nta wundi muntu mba hafi nta wundi muntu nabwira agahinda kanjye ariko nyine ibintu byose nyine ibyo ndabyumva kandi no kubitekerezaho cyane sibyo nawe mba numva ko ntabwo mba nshaka kurira nyine muri make kuko nanjye birambabaza ubu byabensitse basi ni gufata umwanya nicare nseke wumva bisekeye basi kuba nawe umuntu nyine wareka mubwira ntase ntuzeze ibintu ntazashobora ibyo bizagushimira byaruta Tani nyine ayiwe byose ntari uba wabiteye ni wowe uba wabizanye iki se noneho ye byose ni wewe ye nagukoze iki se yewe vuguture umeze ute ye umeze oh yawe have iki se have nuze buretse none se urimo urabivanga byose none have nose kutari bro uzibona nabikubwiye yewe nigendere nawe urimo urabikaza byakomeye buretse ngo buretse ntuze buretse sha mwihorere musaza wanjye ndamuzi ubwo izo ni za comedy zari gukina mwihorere ubusanzwe se nye sanzwe nzi nise ubwo uri mu cyo gusa wagiye ubaseriye yewe uyu mukobwa uragira ngo ari gucishemo nawe ugira umunyacyaro nigira amaguru n'amaboko ubigize atandatu
ako ndi kubona mbonye abantu ariko usa neza. none buretse ariko nahe no mumbone nende kuziragira none ziranciza nazo mumbone ko se wowe nukuza wihura mu bantu utaze ngo binameze gute ariko nari mbasabye usaba iki nari mbasabye uburenganzira ushaka iki nende kuziragira nimba zifite moteri mu maguru ntabwo iragira indi subundi mbere yuko uzana ubuntu bw'ubuganga oya ariko man mumbwire man ureke kumbwira ibyo ngibyo rero reka nkubwire ejo buri nabuze ihene bose yarankubise nenda gupfa base mumfashe sinshaka gusubira ku nkombo man bagufasha gushaka nazo mumbone yes we buretse rataba nazo mumbone nyine buretse mwamfashije mwana basi nane mubonye se basi iri kwirukana cyangwa izamutsana Buretse- nari nicaye hari nayo turi kumwe ibyaho wari wicaye ntago bitureba icyo nicyo mwamfashije no hano basigaye mwamfashije tora ariko mwana we mwe nta n'ikintu mwamfashe to n'agasura undi tukahwera niragira indi icucu ngo iyo nira ndi kubona warahindutse wowe mwiza cyane kurushaho kandi tangiye gukabya oya ntabwo ndi gukabya pe ndakomeje ko narahindutse gute se ko natari bisanzwe oya bwiza bwariyongereye biteye ubwoba tangiye bya bikabyo byawe nyine abizi ariko ntabwo njya nkabya nta na jokes nkunda kugira ahubwo uzeno byambaye mu minsi yashize naje hano iwawe mpasanga umutipe nimba ari musaza wawe nimba ndi ntabwo nari mbizi ariko namenye amakuru ko ari musaza wawe gusa ibintu yankoreye biki waje hano ntabwo wabyizera yarankoroze nese utigeze umbwira ko waje se kutigeze umamagara kandi ufite nimero yanjye ntabwo wabyumva njye nashatse gutungura ariko ibintu byambayeho ni njye nabatunguwe njye ubwo barantunguye nageze hano brother wawe nyine tu yaragukubise ntabwo nzi yarantokinze bikomeye cyane kubyumva neza kuko brother nzi ko ari umunyamahoro nta mahane agira okay gusa ntabwo ndimo gusa nkaho murega kuko nanjye ninjye waje nabi by the way ntabwo narinzi ko ari brother wawe numvaga ari nk'umukozi sorry kubivuga wenda ntabwo nari muzi birashoboka kuko ari ngiye kuko urumva naje hasibye ari ibyo ntabwo nzi ko brother wawe nyine ntabwo nzi ko ufite musaza wawe ntabwo wandenganya aretse anambona ariko okay oya nta kibazo ni okay byaranarangiye nyine bishimye amaze n'iminsi ahubwo hari ikintu nifuza nyine ko nakubwira ese niragira indi uriya mbacye kuri ibyo mbonera muri iki cyaro mba bizajya binsetsa noneho buri munsi yitwite niragira indi nyine araza tubaza ihene ko ndeba nawe wagira ngo ni iyindi hene ya kabiri gasura kabi ni nkake njakareba umunsi uziko wagira ngo ni ubujanga neza nturafite agasura baratuderanje ariko nabonaga ntazi ikibazo wari ubaye ubundi wowe wahise utaha ukajya mu rugo mose ko yaramerekeje noneho sibyo ngiye guhita utaha cyangwa ukundi ntahise uraje unsanganye na mugenzi wawe ko gasa ngenze wanjye ko yakugomesheje se ariko ntacyo kuba ubwo reka dukomeze tugende nkuko twari turi kugenda wowe nzajya mura nkubwira nawe ujya wumva ziba aho ngaho wowe taha noneho umva ratanuze uretse ugiye gutaha wowe noneho ugiye gutaha ndasanga wamajije kubera ko umwari yagiye ku ishuri azasanga nyine uhari hari igihe natinda none najya nkumenyeshe ko ibyo uri kwitoratozwaho byose sinjya nkubwira ibintu nanjye ukabyanga sinandi kukubwira utujipo ngiye kuzajya nambara ukatwanga nanjye kuri iyi nshuro ubwo ngo ziba aho ngaho gace hano kagenda ko gasa honye ibyo aha ngaho nakumena wambesire we utazakina ngo ndi musaza wawe nkahita mbikwereka ko gasa umva ratanuze njye nawe reba imyaka tumaranye dukundana uzi agahinda kanjye uzi ubuzima bwa buri munsi nyuramo ubundi muri make nta kintu cyane n'iki na kimwe utazi ku myaka tumaranye ntabwo wigeze umbera nk'uko umeze none ndimo ndagusaba basi iminota yawe itari hejuru y'iminota 20 ujye umfata basi tujyane ku ishuri basi unabe motivation basi yuko wenda mfite umuntu nkunda nasize inyuma wenda ngiye n'iryo shema ryo kwiga ngatsinda yego nta shema ryo gutsindwa mfite ariko reka mubaze ngo nyine uri kumva ngiye ku ishuri ibintu byose birahagaze urukundo wapi
ese ndutangiye kukubona nzabibwirwa nande? Nzabibwirwa na mama wanjye ntazi yaba na papa nigeze mbona mu buzima bwanjye, nzabibwirwa nande? Maze basi abarimu bagiye kunyigisha bazajya baza babe mu cyimbo cya mama, mu cya papa, mu cyawe, mu cy'abandi bantu bose nakagize, nanjye simbe no kwingingira ngo umeke njyane ku ishuri. Reka nanjye sinishimiye kukugora. Ino mwaka umbwire sibyo? Nanjye ubundi nanjye kuntu bintu nayo narabipanze ubundi muri make nifuzaga ko umukobwa wenda nzahura nawe azigera ntumarira sibyo, ako nyine njyewe ndimo kugira none ngo se numurira wowe kuko ariwo twahuye bwa mbere no kumva nashaka kuzajya urira. Njyewe ndimo kwibaza ntese nimbikora rimwe kabiri gatatu ejo nkasibuka ntegereza ukambura cyangwa se waza n'ukundi ugasanga simari bizagushimisha. Ngaho nyine mbwira nawe si uko nkwanze, si uko wakuvuga ngo nijo nuza ukambura cyangwa se ukantegereza ukambura, ntabwo uzababara. Sasa umareka nkubaza wenda ntumbwire ngo ndimo ndakwinjirira, mbwira basi ikintu wumva wakora mu buzima bwawe cyakubuza ko mu mwanya. Nta na kimwe, nta na kimwe pe sibyo? Nta na kimwe, nta na kimwe. ese ubwo nta na kimwe kunyemerera wenda si ngombwa ngo ugeze no ku kigo, kujya umerekeza ukangeza hafi y'ikigo ukagaruka basi wenda ndi kumwe n'abantu bazajya babona ko ndi umuntu ariko tutari kumwe n'ubundi already bazajya babona nyine ko ni cya kinyendaro kirubwo gituko cyangwa na buri umwe wagira ngo njye sinavukiye amezi 9 nk'abandi. Basi kugenda nkajya ku ishuri bakajya dore cya kinyendaro kitavugana n'abantu, kitazanye n'abantu, basi ubwo urumva ari ishema kuri wowe.